Tuguhaye ikaze kuri Yamuhaye TV. Niba uri umwarimu mu Rwanda, iyi video ni ingenzi cyane kuri wowe. Uretse kuba abarimu bazajya bakora English Proficiency Test buri myaka 3, hari n'ikindi gikomeye. Uzajya uhabwa grade igaragaza urwego rwawe mu Cyongereza. Reka tubisobanure neza. Ubane natwe kugeza iyi video irangiye. English Proficiency Test ni ikizamini gipima ubushobozi bw'umwarimu mu gusoma, aribyo bita reading, mu kwandika writing, kumva listening, no kuvuga speaking. Icyongereza si ikizamini cyo kuguhanisha, ahubwo ni ikizamini cyo kumenya urwego uriho. Abarimu bose rero bakaba basabwa kwinjira muri system bakiga aya masomo, kuko igihe cyo gukora ikizamini kizaba cyegereje, kiri hafi cyane. Nyuma yo gukora English Proficiency Test, umwarimu ntazajya abona pass gusa cyangwa se ngo abone fail, ahubwo azajya ahabwa grade igaragaza urwego rwe. Ni grade yo hejuru, hari grade yo hejuru, grade yo hagati na grade ya nyuma. Hari grade A cyangwa se iyo tukunze kwita Advanced Proficiency. Iyi grade yo hejuru umwarimu uyibonye aba afite icyongereza cyiza cyane, ashoboye kwigisha adafite ikibazo no gukoresha English mu nyandiko no kuvuga kandi adategwa. Hanyuma umwarimu uzajya ubona grade B ariyo twita Upper Intermediate, uyu mwarimu aba afite urwego rwiza, ashoboye kwigisha neza, ariko asabwa gukomeza kwitoza kugira ngo yongere ubumenyi bwe, kuko hari urwego rwo hejuru aba atarageraho. Hanyuma rero hakaza na grade C. Grade C ni intermediate. Uyu mwarimu aba ashoboye kwigisha ariko agaragaza intege nke mu Cyongereza. Akenshi ahabwa amahugurwa yo kongererwa ubushobozi mbere yo gukora ikizamini. Ni babandi uzumva ngo muze tubanze tubahe training y'amezi 3, amezi 4, hanyuma igihe kizagera dukore ikizamini. Uwo nguwo rero aba afite grade C, ni ukuvuga ngo ntabwo aba afite icyongereza gihagije ku buryo yakomeza. Hanyuma hakaza grade D. Iyi grade D igaragaza ko umwarimu afite icyuho kinini mu Cyongereza. Bisaba amahugurwa yihariye n'igihe cyo kwiga mbere yo gukora English Proficiency Test. Ni ukuvuga ngo iyi grade B ni wa wundi ufite icyongereza cyangwa se umwarimu ufite ubumenyi bw'icyongereza buke buringaniye, ariko akeneye kongererwa amahirwe no guhabwa amatraining agiye atandukanye kugira ngo abashe kongera ururimi cyangwa se abashe kongera ubumenyi mu Cyongereza. Hanyuma rero icyo grade izahindura mu buzima bwa buri munsi. Iyi grade izajya igira ihinduka bitewe n'umwuga umwarimu akora cyangwa se bitewe n'igihe umwarimu agezeho. Ariko ku muntu uzaba ufite grade iri hejuru, bivuze yuko bizongera amahirwe yo kuzamurwa ku ntera ku mwarimu, cyangwa se bizaba biri kumuha amahirwe yo kuba yahabwa promotion, akaba yava ku kigo kimwe ajya ku kindi kigo bamurokrise, kubera yuko ururimi rwe aruvuga neza kandi akigisha abana nabo bakaba basobanukirwa neza. Hanyuma bizongera amahirwe ku mahugurwa ahabwa, kuko umwarimu uzaba uzi kuvuga neza ururimi azahabwa amahugurwa menshi atandukanye kandi ari mu rurimi rw'icyongereza. Ikindi ashobora gusabirwa imyanya yo hejuru ndetse no guhabwa promotion zigiye zitandukanye mu rwego rwo kwigisha mu mashuri amwe n'amwe cyangwa se mu mashuri agiye atandukanye. Icyo nakubwira rero nk'umwarimu, ntutegereze ikizamini cyangwa se ngo utegereze ngo muri kwigira hamwe muri system, abarimu bose bari muri system barimo kwiga, hazabaho igihe cyo gukora ikizamini, hanyuma abarimu bazagende bahabwa grade bitewe n'amanota bagize. Mbibutse yuko iyi English Proficiency Test izajya ikorwa buri myaka 3. Ni ukuvuga ngo niba umwarimu yagikoze uyu munsi, hazajya hashira imyaka 3 yongere akore cya kizamini, hasuzumwa ubushobozi bwe mu rwego rwo kumva, kuvuga no kwandika icyongereza. Hanyuma rero ibindi bishobora kuba byagufasha ni ugutangira uyu munsi wiga, witoze buri munsi kuvuga icyongereza, ukoresha video zivuga mu Cyongereza zigisha, ukoresha za podcast ndetse na past paper z'ibizamini byagiye bikorwa ku rurimi rw'icyongereza kuri English Proficiency Test. Kandi izo za past paper zirahari, niba muzishaka muze kutwandikira muri comment tuzibashakire, nazo tuzibakureho video tuzibashyira hano kuri Yamuhe TV. Ikindi rero kizafasha umwarimu kugira ngo azabashe gutsinda ano masomo neza, ni ukujya uvuga icyongereza buri munsi ndetse ukakivugana n'abandi barimu. Ikindi ugashaka online course zagufasha kuzamuka neza cyangwa se zagufasha kuzamura grade. Muri rusange rero iki Cyongereza English Proficiency Test si ikibazo, ahubwo ni amahirwe ku barimu bose. Umwarimu uzi urwego rwe akaruteza imbere, niwe mwarimu uhamye w'ejo hazaza
h'uburezi mu Rwanda, kubera yuko ubu ngubu u Rwanda ruri kugendana na tekinoloji za AI turi kuziga ariko zose zikoresha ururimi rw'Icyongereza, bivuze yuko rero kongera ururimi rw'Icyongereza ari ikintu cyiza ku mwarimu wese. Niba iyi video igufashije kanda like, ukande subscribe, unasharinge comment ndetse unavuge comment icyo wifuza ndetse n'icyo wifuza yuko twakongera muri video zacu n'icyo twaganira ubutaha. Hanyuma nzaguma kubagezaho amakuru mashya ajyanye n'abarimu n'uburezi, uko amakuru azajya agenda atambuka tuzajya tugenda tuyabagezaho. Iyi rero yari Yamuhe TV, reka tubashimire kuba mwabanye tukaba turangizanyije iyi video.